ariko namwe mubona ukuntu ibintu bigwa neza umubiri bikawushimisha, bihindukira bikawigaranzura, bikarangira buwishe. Mu myanya ya mbere muri ibyo harimo ubusambanyi. Ubusambanyi ni icyaha gishimisha ugikora. Mbere yo kugikora n'igihe ari kugikora aba yumva ari byiza, gusa ibiba bigiye gukurikiraho nta cyiza muri ibyo. Ubundi dusanzwe tuvuga yuko umuntu ari gusambana iyo ari gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu utazwi n'abandi cyangwa umuryango mugari, ku buryo akenshi kubikora uba usanga yihisha. Tuvuze ko ubusambanyi nta cyiza bukora, nk'ubwo John Piper nawe yaravuze ati ubusambanyi ntabwo ari icyaha cyo ku mubiri gusa, ahubwo gisenya na roho. Uwitwa Craig Groeschel yaragize ati ibyo ukora abandi batakureba nibyo bisobanura uwo uriwe mu by'ukuri. A.W. Tozer yaragize ati uzahungire kure ubusambanyi kuko aricyo cyaha kiboha umubiri wawe. Abahanga batandukanye bo ku isi bagiye bahuriza kuri iri jambo ry'ubwenge bati ntukigurishe ku byishimo by'akanya gato. Ni mu gihe umugani wa kinyafurika ugira uti ubusambanyi bugushyira ku buriri bworoshye ariko bukagushyira mu buzima bugoye. Hari n'irindi jambo ry'ubwenge kandi rigira riti kwirinda ubusambanyi ntabwo ariko kwiboha, ahubwo ni ubwigenge bwa nyabwo. Bibiliya nayo ntabwo yabuze kuvuga ku busambanyi, nk'ubwo mu migani ibice 6:32 haragira hati usambanya umugore wundi aba ari umusazi, amukomoraho intandaro y'urupfu. Ibi bitwumvisha yuko ubusambanyi atari icyaha cyoroshye, gusa ubanza ari icyaha cyoroshye kugikora. Nk'ubwo muri Matayo ibice 5:28 haragira hati njyeweho mbabwiye ko ureba umugore akamwifuza umutima we aba yamusambanyije. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira iti ubusambanyi ni mu bugendere kure. Icyaha cyose umuntu akoze usibye icyo nikigera ku mubiri we, ariko usambana aba acumuriye umubiri we bwite. Ibi byanditse mu Bakorino ba mbere ibice 6:18. Twumvise yuko ubusambanyi atari bwiza, niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ibintu 10 bitera ubusambanyi, bityo tubyirinde ntabwo tubashe kubwirinda. Ikintu cya mbere gikongeza ubusambanyi ni imyambaro migufi ndetse n'imyitwarire iganisha ku busambanyi. Hari abantu benshi baguye mu mutego w'iyo myambaro n'iyo myitwarire. Kuba umuntu uwo ari we wese ashobora gukenera imibonano mpuzabitsina hakaba haboneka undi witeguye cyane kuba yayikora, byamukururira kugwa muri uwo mutego wo kuba yabimusaba, bikarangira abasambanyi. Ikintu cya kabiri cyo gukongeza ubusambanyi ni imbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga nizo ziri kugena uri gukundwa cyangwa se udakunzwe. Kubera iyo mpamvu usanga abantu bose bahuriza ku muntu uri sexy. Ubwo uri sexy ni wa wundi wambaye imyambaro migufiya cyangwa se uwitwara mu buryo bo bita sexy, ugasanga abantu bose bamushamadukiye kubera ko yagaragaje imyitwarire iganisha ku busambanyi. Yaba ari we ubikora cyangwa se ababireba, akenshi nta kindi batekereza usibye ubusambanyi. Rero niba ushaka kwirinda ubusambanyi, n'uyu mutego ukwiye kuwirinda cyane wo kureba amafoto cyangwa amavideo aganisha ku busambanyi. Icya gatatu gikururira abantu benshi mu busambanyi ni ukureba filime cyangwa se video z'urukozasoni. Kureba izi filime wari wimereye neza utari uri gutekereza ibyo birahagije kugira ngo utangire kubitekereza, unabyifuze cyane, birangire ukoresheje imbaraga zawe n'uko ushoboye kugira ngo ubashe kubigeraho ubigane. Rero ni byiza kwirinda filime nk'izi mu gihe utifuza gusambana, kubera ko ingaruka zo gusambana zo ntago zabitekerezaho kabiri. Icya kane gikururira abantu benshi mu busambanyi ni ubusinzi. Iyo umuntu yasinze aba asa n'uri mu yindi si, ntabwo aba ari kwiyumvisha ibintu nk'uko umuntu muzima utanyweye aba ari kubyiyumvisha. Iyo bikubitiyeho ibyifuzo asanganywe, usanga ahise afata umwanzuro wo gushaka umuntu basambana, mu by'ukuri atabitekerejeho kabiri. Ukaba wasanga
nawe zamushizemo ari kwicuza ibyo yari yakoze n'uburyo yageze aho ngaho. Icya gatanu gituma abantu benshi basambana ni ukuba bonyine cyangwa se kuba mu irungu ry'akababaro. Iyo umuntu atari kumwe n'abandi nibwo atangira kubifuza. Iyo umuntu ababaye aba ashaka ahantu hose haba ibyishimo, agatekereza agasanga imibare ari uko yasambana kugira ngo abashe kwishima, yumve yisanzuranye n'abandi bantu. Nyamara mu by'ukuri nabyo biba bifite ingaruka. Ni byiza ko umuntu iyo ababaye atashakira ibyishimo gusa mu gusambana. Icya gatandatu gikururira abantu benshi mu busambanyi ni imibanire mibi n'abantu be ba hafi. Umugabo n'umugore batari kumvikana bigashyira kera, biba bihagije yuko umwe ashobora gufata icyemezo cyo kwishimana n'undi mugore cyangwa umugabo wundi basambana kugira ngo yumve yagaruka mu buzima yari asanzwemo bw'ibyishimo. Nyamara aba yibeshya, n'ingaruka z'ubusambanyi nazo zizamo, ugasanga na ya mibanire mibi ahubwo yariyongereye. Nubwo tuvuze ku bashakanye, hari n'ubwo biba ku bana cyangwa se ku bantu bakiri urubyiruko. Icya karindwi gitera abantu benshi ubusambanyi ni ukugendera mu kigare no kugira inshuti mbi. Hari abantu basambana muri bo ubwabo batarigeze babitekereza cyangwa barumvaga batazigira babikora, ariko kuko bageze ku mashuri ahantu abantu benshi babikora cyangwa n'ahandi hose hari abantu benshi bashobora guhurira ku bitekerezo nk'ibyo, ugasanga wa muntu wari wariziritse imyaka myinshi birangiye abikoze cyangwa bamuhaye impamvu yo kuzabikora mu gihe kizaza. Icya munani gitera abantu benshi ubusambanyi ni ukutanyurwa. Hari nk'umugabo uba ufite umugore akumva ko abandi bagore aribo bameze neza, cyangwa umugore nawe akaba yabyumva gutyo, ku buryo aba ashobora guhora muri iryo gereranya kandi ntirirangire, bikarangira yabaye umusambanyi ruharwa. Icya cyenda gitera abantu benshi ubusambanyi ni ukubura indangagaciro n'uburere. Hari bamwe mu bantu baba bataratojwe kandi badafite indangagaciro zishobora gutuma birinda gusambana, ku buryo yumva gusambana ari ibintu byoroshye, yewe atabaciye nk'amabere. Ugasanga arabikora kabone n'ubwo yaba azi ingaruka zabyo, ariko akumva ntabwo ari ibintu bikomeye. Icya cumi gituma abantu benshi basambana ni ugushakisha ubutunzi. Hamwe na hamwe usanga bamwe bakwa ruswa y'igitsina, ugasanga abandi kugira ngo babe abatoni cyangwa bagere ku bihambaye bibasaba kuryamana na ba shebuja cyangwa ba nyirabuja. Gusa hari n'abo uzasanga barabigize umwuga, bishyurwa uko baryamanye n'umuntu uwo ari we wese. Abo amazina yabo arazwi kandi usanga rwose bamwe muri bo bari fiyeri yabyo, nta soni bibateye, nubwo sosiyete idasiba kubabona nabi. Gushakisha ubutunzi rero uko bwaboneka kose bitera ubusambanyi, usibye yuko nabo abicuruza cyangwa se abashakisha ubutunzi muri ubu buryo uko baba benshi niko bagenda boreka benshi. Ngibi ibintu 10 wakwitaho cyane ukabyirinda ushaka kwirinda ubusambanyi. Wirinze imitego 10 nawe wahura n'ubusambanyi waba uyiturutse burundu. Ndagushimiye cyane we twabanye muri iki kiganiro. Niba hari icyo kikunguye ubyandike muri comment. Ndagusaba gukora subscribe niba uri mu cyano. Jye nitwa Aimable Niyongira. Munyemerere duhura ubutaha.